Today, I'm going to tell you how increase your value, even school, field work, and the community. The following 5 steps. Uyu munsi ngiye kukubwira uburyo wakongera agaciro kawe ku ishuri, aho ukorera cyangwa aho utuye. Kurikira intambwe 5. Ibuka gukora follow, kora kuri ako gasaraba gatukura, comment, share and like ni the first soul, ubundi tubirebe. Step 1. Try to be available all the time. When you get busy, people will respect your time. Gerageza kuba umuntu utagaragara. Igihe uzaba uhuze abantu bazubaha igihe cyawe. Step number 2. Learning to say no wherever you are not okay with it. Iga kuvuga ngo hoya kuko ntawamenya bishobora kuba ari byo byiza. Step number 3. Talk less and try to be silent when you hearing people argue about you something. Iga kuvuga bike, nibiba ngombwa wicecekere, ahubwo wumve abantu kuri buri kimwe. Step number 4. Always be the source of your happiness. No one certify your happiness except you. Iteka ryose ni wowe ugomba gushaka inkomoko y'ibyishimo byawe. Nta n'umwe wahaza kwishima kwawe usibye wowe. Step number 5. Take time to thinking before you make decision. Fata igihe cyawe utekereze mbere yo gufata umwanzuro. Nshuti yanjye, izi ntambwe nuzikurikiza, agaciro kaziyongera ku ishuri, aho ukorera ndetse na sosiyete ukuyemo. Okay, tuhure mu yindi video ikurikira. Ibuka gukora comment, like, ukore follow, utankurikira.